ngiye nashishikariza abadamu bagenzi banjye gushaka ahantu bahurira kuko bungurana n'ibitekerezo imishinga ibazamurika bateza imbere nkaryama cyangwa se nkanuye nkabitekereza ntiseka yewe nakinnye sene nyinshi zigiye zitandukanye ariko hari sene nagezeho abanyarwanda nimuyigeraho reka Chantal cyangwa se Sophia nditonda Chantal n'ubu aracyari isugi mubyaye uteze utajya kutubeshya kandi uyu mukino ugira amategeko awugenga nditonda ya ikaze rero nanone mu kiganiro cyacu nk'uko mumaze kubimenyera n'urwa Gasabo Films company yacyari yindi ikora filime zimwe zemewe mu Rwanda ni Beura Film Production nk'uko rero mubireba twari tumaze iminsi tudaheruka umuvandimwe uri imbere ya kamera tumuheruka muri filime Nyirankotsa none twongeye kugirirwa amahirwe cyangwa se umugisha wo kubana nawe ikaze mu kiganiro ndakwita Sophia ndakwita Chantal ndakwita nde gusa ikaze mu kiganiro cyacu yego murakoze cyane yego abanyarwanda bankurikiye amazina ni yayandi ni Mutuyimana Chantal cyangwa Sophia cyangwa Aline cyangwa wowe Mana Nyagasani umaze kugwiza amazina buri mwaka turakubatiza cyangwa se buri mwaka uravuka cyane urabatizwa cyangwa uravuka mpora ndi mushya yewe nawe usigaye ngera bampamagara ukikanga ariko ngita ntekereza ndabasuhuje ukabikiriza nkabasuhuza rero nk'uko mumaze kubimenyera ni gahunda ni yayindi gusanga abakinnyi iwabo cyangwa se kumenya uburyo ki babayeho inyuma ya sinema cyangwa se inyuma ya kamera ni muri urwo rwego muri kumbona nyine ndi kumwe na Chantal ariko ngewe aranyemerera uyu munsi ndakoresha Sophia kubera yuko tugiye kuganira ku byerekeye filime Nyirankotsa kuva filime Nyirankotsa yasozwa n'ubwa mbere twongeye kumubona imbere ya kamera nge n'ubwa mbere kereka niba hari ahandi wagiye imbere ya kamera nkaba ntarabimenya oya n'ubwa mbere wumva bimeze gute nyuma yo kuba filime Nyirankotsa yararangiye wumva bikubereye gute nyine kuba udaheruka imbere ya kamera kuba filime wakinagamo yarahagaze wiyumva gute nge narabangamiwe cyane kubona filime Nyirankotsa isozwa filime Nyirankotsa negeragamo nkumva mbaye mushya hari ibintu nkumbura cyane nkumbura timu Nyirankotsa nkakumbura imiguruko abagirimo hari njya nicara nkaryama cyangwa se nkanuye nkabitekereza ntiseka mbese ujye wicara ukumva ukumbuye kurwana na Nyirankotsa cyane iyo rero ubwo bijaguye nakumva mutekero mpita muhamagara ukavuga ati duhurira mu hehe koko basi nkuje dure ngahita mwe basi nkumbuye kukureba gusa ati ndakuzi Sofu tanje dura Mana yanjye Sophia kuba filime Nyirankotsa yarahagaze ese haba hari ingaruka mbi cyangwa nziza byaba byarakugizeho oya nta ngaruka mbi byangizeho ahubwo navuga ntago ari ingaruka mbi kandi sinabyiza kuko abafana bacu bakundaga Nyirankotsa turabakambwira ati ntago twabyemera ko Nyirankotsa yasozwa ntago yasozwa bakambwira ati se we nta kuntu wabwira director ngo akongera agashyiramo utundi tuntu ko tubakunda tubakurikira tuzabigenza dute abafana mudukurikirana muraza gutanga muri comment koko niba mwumva mwashyigikira ko Nyirankotsa yagaruka cyangwa se twabategurira indi filime nziza ariko tukayihurizamo babakinnyi bose bo muri timu Nyirankotsa koko nanone baca umugani mu Kinyarwanda ngakaryoshye ntago gahora mwitama ni muri urwo rwego nyine twashoje filime Nyirankotsa uyu munsi wa none turakubonye ariko tukubonye uri kuri tere yego wiyumvishe gute kongera kwisanga muri projet nshyashya cyane ko nanone wongeye nabyita nk'amahirwe yo kwisanga muri projet zateguwe na Beura Film Production cyane kuri filime zizaca ku rwa Gasabo umva nge byandenze bura hari ibintu umuntu akurura kumva ntago ari kubasha kubyumva neza hari ibintu biba nka surprise yego iyi ni surprise pe ni surprise abanyarwanda kuri ngewe kuko nuvuga ngo wenda director wanje ibintu ategura cyangwa se script yandika irandyohera cyane kuko niye njya ku matere yandi atandukanye nagerayo nkabona ntago imikorere yaho imeze nk'uko tere yo muri Beura Production ukuntu dukora oya bigiye bitandukanye buri muntu wese agira imikorere ye agira imyumvire ye ariko nge nishimiye kongera kugaruka
ni ku Rwagasabo TV harya ya nongeye kwishimira kongera kugaruka. mbese muri make y'abakwitege uri muri filime twakita ko ari filime y'inyigisho zigiye zitandukanye, ni short movie yitwa ibiriho ubu, ariko buri episode ifite ikivuze kandi kirimo isomo dukwiriye gusigira abanyarwanda. Ni iki kintu wishimiye kuri tere y'uyu munsi? Ikintu nishimiye kuri tere y'uyu munsi, hari role nagiye mpabwa zagiye zinshimisha. Nashimishijwe no kuba ndi umumama. byandenze Chantal, ni iyihe role baguhaye ukayijura neza cyangwa se ukayikina neza bitewe n'uko wiyumvamo iyo role cyane? Kuko burya mu buzima busanzwe buri wese aba afite role yiyumvamo, nk'uko Nyirankotsa iyo umugize uwitonda aritonda, wamugira umubyeyi bigashoboka, ariko wamugeza kuri role yo kuguruka umva akakitinga ukavuga ati ni wowe ukwiriye. Nihe sene baguhaye ukumva kabisa uri kuyikora bikurimo? yewe nakinnye sene nyinshi zigiye zitandukanye, ariko hari sene nagezeho abanyarwanda nimuyigeraho reka Chantal cyangwa se Sophia nditonda. Nditonda pe, nditonda. None ndi kuki utanze witangirizwa se? Iyo sene twe turi mu gitanda. Mu gitanda bayitege gusa. Nongera kubibutsa yuko iyi filime ibiriho ubu ntabwo ari filime yo kureba gusa ngo witambukire, kuko nk'uko mbisobanura umuntu areba filime mu buryo butatu butandukanye. Hari ureba filime ashaka kureba abantu bayirimo, hari ureba filime areba abantu bayirimo anareba inyigisho zirimo, hari n'ureba filime gusa kugira ruhure mu mutwe. Byaba byiza rero uje muri babandi bareba filime kugira barebe abantu bayirimo ariko banakuremo isomo ry'ibintu biyirimo, kubera ko filime za short movie turi kubakorera ni ibintu nyine biriho ubu. Ni ukuvuga ngo bya bintu tujya ducamo, bya bintu duhura nabyo buri munsi, bya bintu biba mu mafamiye, bya bindi biri muri sosiyete iriho ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo nubibona uyu munsi niba bitarakubaho uzasanga hari undi byabayeho, ariko bigusigira isomo ryo kumenya uburyo ki wazitwara uramutse ugeze mu kibazo nk'icyo turi kugenda twerekana muri aya ma episode agenda atambuka. Nshimira rero mwese mwakomeje kureba n'izatambutse, kuko niba filime yagira views 20,000 mu cyumweru kimwe, ni ukuvuga ngo nuko isomo twatanze riba ryageze ku bantu benshi kandi mu buryo bushoboka, bitandukanye no kuba wabwira abantu 10 cyangwa 20 bitewe wenda n'ibihe turimo ugasanga nibo bumvishe bwa butumwa. Ariko iyo barebwe n'ibihumbi birenga 20, ni ukuvuga ngo nuko ubutumwa twatanze buba bwageze kure. Chantal, reka nkugarukeho. Hari umuntu ukuze muri filime nka Nyirankotsa nka Sophia, hari n'undi uzakubona muri iyi filime ibiriho ubu ku mazina baguhaye cyangwa se ku marore baguhaye, ariko uwo muntu akaba yifuza kumenya Chantal uwo ari we. Ni ugiye kwibwira abanyarwanda ku buryo nuhura n'umuntu azayavuga ati ndakuzi. Niba uri umumama, niba uri umukobwa, niba ufite abana, niba ntabo, niba ufite umugabo, niba nawe, ni ukuvuga ngo byose ugiye kubivugira hehe? Imbere ya kamera, kugira ngo umuntu wakunze Sophia amenye ngo yakunze mu ntoki. Yego urakoze cyane rwose. Sophia cyangwa se Chantal ni umumama wubatse, ufite umugabo n'abana. Yego. Ukaburangije kwivuga? Ndubatse, mfite abana. Yego. Ndi umubyeyi ushima Imana muri make. Ushima Imana. Sophia, uravuze ngo uri umubyeyi ushima Imana, kandi hari role nyinshi muri filime zigiye zitandukanye, kuko nubwo zimwe zidaca ku Rwagasabo, ariko hari filime nyinshi zo wagiye ukora bigoye ko umugore ufite umugabo azikina ntibimugireho ingaruka. Umugabo wawe yaba kwemerera kwisanga ukina role nk'izo ugenda ukina? Mugabo wanjye nagiye kujya mu bintu bya movie, twabiganiriyeho turabyumvikana, ndamwana sheri wanjye ibintu nzakora ntago nzabikoje mbyikoresheje, ni script nzahabwa. Arambwira ati ndabikwemereye mugore wanjye kuko ndakwizera. Iyo ukina ntihariho role bashobora kuguhereza ikakugora, iyo role yaba ari iyi? Role nakina ikangora. Tereka ndakuba wambwira ngo jya imbere ya kamera wambaye uko wavutse, ariko ibindi byose bishoboka. Ntago bikura ko ndi Chantal, nta nubwo bikura ko ndi mama w'abana, nta nubwo ntago bikura icyubahiro cyanjye. Rero rwose banyarwanda mujye mubona yuko turi abakobwa banyu, bamwe turi no mu kazi, kuko byose ni akazi.
Chantal mu buzima busanzwe nyuma yo kuba yaba ari kuri seti, iyo atari kuri seti ya filime aba ari gukora iki mu buzima busanzwe? Chantal ni umuntu ukomeye cyane. Chantal ubu ngubu nubwo mubona nkora ibi ngibi, mfite ibintu byinshi, mfite abantu benshi cyane nabo baba mbere y'imboni, mfite ibintu by'amatsinda mbamo, mbasha guhura n'abadamu bagenzi banjye umunsi ku wundi, ku buryo baba bambwira ati mama presidente courage ku bintu urimo. Bariyakiriye yo babonye nambaye nk'utuntu tugera ngo barambwira ati kabisa uri umusitari, tuyoboye n'umusitari. Rero ntabwo birangira hano ngo baba bavuga ngo tuba mu bya filime gusa, no mu buzima busanzwe turakora tugateza imiryango yacu imbere. Uvuze ku bintu by'amatsinda, ntabwo nshaka kubyamamaza, ariko hariho nk'umuntu usanga yarihugiyeho cyane cyane nk'abadamu. Niye nama wagira abadamu bihugiyeho cyangwa se baheze mu ngo zabo cyangwa se batagira ubundi bwizigame, kuko cyane cyane ko ayo matsinda rimwe na rimwe ajya agoboka abantu kandi anabateza imbere. Hari abantu benshi cyane bakihugiyeho cyane cyangwa bakavuga ati, ariko benshi mpamya ko bashobora kuba baramaze gukanguka, kuko hari ukuntu twajyaga turi nko mu ngo ugasanga twe abagore bagira amafaranga, ariko mu buryo bayagiraga amafaranga ntibabashe kuba bagira uko bayabyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo iyo ubashije kuba ugahumuka mu mutwe ugakanguka ukajya nko mu itsinda runaka, ufata amafaranga 500 cyangwa 1000 cyawe ugishyiramo, ejo ukagenda ugakenera kuba waguza ari hejuru yawe washyizemo, bakayagukiteza imbere. Uyu munsi wa none abadamu twafungutse mu mutwe, abadamu uyu munsi wa none dusigaye turana dukomeye. Ngiye nashishikariza abadamu bagenzi banjye gushaka ahantu bahurira, kuko bungurana n'ibitekerezo, imishinga ibazamurika bateza imbere. Ntabwo byenda kuvuga ngo umugore ngo ni wo mu rugo, hoya. Uyu munsi wa none abadamu twabonye imishinga muri make natwe abadamu turashoboye. Twigarukire mu bya filime tuve mu by'imishinga, ariko ubishaka azakwegera umusobanurire, kuko biriya bintu impamvu mbivuzeho nuko nzi ko hari aho byankuye naho bingejeje. Bivuga ngo hari n'abandi bakiri hasi nkaho narindi, ariko bashobora kuvayo bakagera aho natwe uyu munsi tugeze. Uyu nguyu ni presidente wanjye mu itsinda, akaba umujyanama mu itsinda ryanjye, none nanjye nkagaruka nkaba nyirabuja. Bivuga ngo biruzuzanya, hamwe ni mabuja nanjye handi ndi nyirabuja. Niyo mpamvu mutubona imbere ya kamera twishimye, nuko hari aho dusarura kandi tugasarura ibyo twabibye. Twigarukire muri filime bisanzwe. Wumva ari iki wasaba umwanditsi mu bijyanye n'imikorere, cyangwa se mu bijyanye no kuba wenda filime Nyirankotsa yarahagaze kandi hari abantu benshi mwakoranaga uyu munsi batari gukora kubera ko nyine iyo filime yahagaze? Wumva ari iki wasaba umwanditsi? Mana we, akoze hasi anyibutse ibuye. Ikintu nasaba umwanditsi yo kabyara yamfasha akazongera agakora, wakandika yakoze nka filime ihuza timu, yari timu Nyirankotsa, ikaza ifite irindi zina, ariko iyo filime ikabasha kubaho, kuko ni timu mu buzima, ni timu nakunze, ni timu yuzuzanya, ni timu sinzi uko nayivuga, aho bari bubahwe. Ejo bundi tukiri aho ngaho hari umufana wampamagaye ntago aba mu Rwanda, arambwira ngo narababaye kubona nyine muvuga ngo Nyirankotsa yararangiye. Namubwira nti ariko ndakeka ibyari ngombwa ko tubereka byaragaragaye. Arambwira ati nge ntago nababajwe nuko wenda filime yarangiye, atabwo nababajwe n'ukuntu basezera bose barize, bigaragaza ko hari urundi rukundo bari bifitemo. Ese koko mwarizwaga n'urukundo? Nukuri cyangwa mwariruraga kubera ko akazi kanyu gahagaze? Oya, bamwe muri twe bwarakomeje kandi bunakomezana neza. Ahubwo twababajwe nuko ibyo twe twarakoze nk'ipfundo rimwe rihambutse, kuko buri umwe wese ahise ajya yatuye. Then ngo no kuvugana kuri telefone ntago turavugana, tukumva ntago wifuza kubona wa muntu, cyangwa twariye twihugiraho. Harimo nabo tutakivugisha, harimo nabo tutakigira nimero, bamwe batubye amatelefone. Timu Nyirankotsa kandi koko wowe banakwibye telefone, nabwo abantu mwakinaga muri timu Nyirankotsa. Nimurebe iki kiganiro mufashe Chantal muze kumwandikira, koko umujura yabaye yitije telefone ye, bivuga ngo mu kugarura telefone nyine hari nimero zimwe na zimwe adafite. Ariko ndakeka nyine no muri groupe ya Nyirankotsa urimo. Ntago ndimo, ndaza kugusubizamo. Nukunsubizamo koko turagukumbuye, umwe mu bantu batumaraga irungu. Nukunsubiza mu muryango, nkeneye kwinjira mu muryango. Mana ndi hanze y'urugo. Chantal cyangwa Sofia, nubwo filime yarangiye ariko ngiye mfite akabazo k'amatsiko. Ese Chantal
afite aho ahuriye n'imico ya Sofia cyangwa Sofia afite aho ahuriye n'imico ya Chantal? Sofia nta hantu ahuriye n'imico ya Chantal. Oya pe. Kubera iki? Oya. Sobanurira abatureba kuko ushobora no gusanga ari ubwa mbere. Oya, Chantal ni umuntu witonda kandi buriya njyewe ntago njya mpfa kugira amahane. Oya. Buriya ndi umuntu ushobora kubwira ugatuka cyangwa se ndababara pe, ariko imibabarire yanjye ndaceceka. Iyo mbabaye ndaceceka. Ariko hariya Sofia bari ingurutsi icyo iba yumva ko afite imbaraga ari ugutimbagura. Oya ntago ariko Sofia rwose ni Sofia na Chantal ni Chantal. Uriya ni direct ukora ibintu nka biriya. Ubwo ushatse kuvuga ngo Sofia ni direct? Ni director. Ubu se reka nkubaze, Nyirankotsi ubushize yaravuze ngo Nyirankotsi ni director, nawe ngo Sofia ni Oya pe. director. Njyewe ko Ahubwo buriya uba ahubwo mwebwe reka witegereje. mbanze mbabwire, hari ikintu maze kubona. Hari umuntu twari turi kumwe kuri set imwe ntari buvuge, arangije aravuga ngo nta muntu wakina filime adasanzwe azikina. N'ubundi nta muntu wakora ibintu atabasha. Bantu mureba filime. Ubu Oya. koko nakwandikira script yo kurwana udasanzwe kurwana ukabibasha. Chantal ni ukuri mfashe iki kintu. Kubera yuko ni ukubanga amazina yose mbaye muri filime muragaruka mukayampigikiraho. Sinzi niba warabibonye muri iyi minsi nsigaye mbwira umukinnyi ngo ishakira izina kugira ngo byibura atazavuga ngo Sofia ni runaka. Ariko niba uduha script kandi ubafashe umwanya neza ugandika script warangiza uratubwira ati mushyire mu bikorwa. Dushyira mu bikorwa ibyo twahawe twasomye. Ni iki wabwira abafana bagiye bandika commentaire bavuga ngo Sofia ntashobotse, Sofia yatwaye inzu y'abandi, Sofia yanze Mukamana, Sofia wari umugome? Sofia harana ari umugome nanjye nitekerejeho nyuma kamera bura yivuyeho nibwo utekereza ibintu ukoze. Harana nanjye wararengeye Banyarwanda narababaye nanjye hariya. Hari amagambo nabwiye Mukamana nanjye ubwanjye numva arambabaje. nka yahe? Ahantu nabwiye Mukamana namubwira ngo mbabara ndakwinginze genda urebe so na nyoka ahantu bari ubari gutera imbabazi. Mana yanjye. Kandi nari mbizi neza ko turi gukina, mu mama yarapfuye, data yarapfuye, ari njye n'umuvandimwe. Hariya nahise mvuga nti Mana nyagasani, ibi bintu biramutse ko ari ibyanyabyo biriho. Mana Mukamana ahantu ari nambabarire pe. Imbere ya kamera ngusabye imbabazi. Mukamana ari ukubabarira koko Salama we nta kibazo Oya, Salama nta kibazo Mukamana ni muri filime, Salama ni mu buzima busanzwe. Salama na Chantal nta kibazo bafitanye, Mukamana na Sofia bafitanye ikibazo. Ka Sofia ni usabye imbabazi kandi yansabye n'imbabazi Abanyarwanda muri rusange babashije kubona ko ntashobotse. Abanyarwanda ndashobotse. Nihe nama wagira abantu bafite imico nk'iya Sofia? Kuko byanze bikunze hari abantu bateye nka Sofia muri societe nyarwanda. Barahari benshi cyane. Nihe nama wabagira? Inama nabagira niyo guca bugufi. Ntibajye bakontororwa n'amarangamutima yabo. Yego. Ntibazajye bumva ko bakoreshwa n'umujinya. Kuko harimo kandi none nkongeye kugira inama abantu biyumvamo imbaraga. Sofia bura yumva ko abyimbye. Sofia kumva ko afite imbaraga. Sofia kumva ko nta muntu wamusuzugura. Hari abantu biberaho gutyo. Kavati igihe ntazagira umuntu usuzugura. Bazamenye. Yakumva ko none afite n'akabaraga, kumva ko ari buterwa agacinya hasi. Uyu munsi wa none abantu benshi twifitiye ibibazo mu mibiri yacu, abantu benshi twifitiye indwara zitandukanye, ushobora gukoreshwa n'amarangamutima y'uburakari ugacinya umuntu agahita ava mu mwuka. Nyamuneka abantu mumeze nka Sofia bagabanya amarere rwose ndabinginze. Sofia, hari abantu baba baragukunze cyane cyane ko commentaire za filime Nyirankotsi zose wazirebaga. Barahari kandi bagukunze. Ese byashoboka ko wababwira imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo niba baba bashaka aho kukubona babe bagukurikirana kuri zo cyane n'izo ukoresha? Ntazo ndakoresha, banyibye telefone. Nose mbere yuko bayikwiba na Instagram wagiraga? Ndayigira rwose, ndayibagiwe. Narayibagiwe. Koko narabivuze ko aricyo gisubizo urubu. Sofia rero Chantal mureba n'uwo ngo ni umutesi nta kintu yitaho urukumva, ubwo nyine biramujabutse nuko byakiriye ngo yarabyibagiwe. Ariko ubutanzagaruka Facebook ese nawe warayibagiwe? Nzagaruka byose mbibabwira ku murongo. Nta nukoresha nawomira. Yego mana yanjye harahari henshi. Ariko byose warabyibagiwe. Ariko ubwo sinzi ngo nawe majya hehe. Ariko ubutaha nzaza ibintu ari ku murongo. Bitakubangamiye hari abantu babifuza nko kukuvugisha cyangwa se kuba bagwa akazi muri filime zabo runaka koko mama ushoboye, cyangwa se hariho abafana bifuza kuganira nawe
bitakubangamiye wabaha nimero zawe, ariko bikubangamiye nk'uko bamaze kubimenyera barampamagara, nakumva ari ngombwa ko mbahuza nkabahuza, ariko bitakubangamiye byaba byiza ubabwiye nimero yawe, yaba iyo uhamagarwaho cyangwa se iyo ukoresha kuri WhatsApp, kugira ngo abari bakeneye kuba bakuvugisha kuri Facebook cyangwa kuri Instagram batabibonye, wenda bagirirwa amahirwe yo kuba mwavugana kuri telefone bisanzwe, ariko bibaye bitakubangamiye. Ntago bimbangamiye. Yego. Ntago bimbangamiye rwose, kuko ndabizi ko mfite abafana benshi bifuza kuba babona nimero yanjye. Rero nimero yanjye ni 0783 3 70 91 27. 0783 3 70 91 27. Murabyumva ko nzizi mu mutwe ko akwingura inyuma buja hari ukuntu ajya bigenza nyine nawe. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ndashaka umbwire, nge kukubaza ibibazo. Nta kibazo. Hari umukino njya nkina n'abakinnyi bita action na verite, ubwo no kuvuga ngo nkubwira ikintu ugahitamo niba uri bukora igikorwa cyangwa uri bumbwize ukuri, ariko nge mu mukino iyo ubeshye twabimenya turaguhana, yaba imbere ya kamera cyangwa inyuma ya kamera turaguhana. Chantal Chantal ngwaze ibibazo bikomeye tugakatinga nanjye uranterura nka nyirankotsi. Oya, bana mukurikirana mubaze ibibazo bikomeye babyandike muri komanteri. ya banyorohereze Bakora Asundi rukumva ngiye nko kukubaza iki? Ntago mbizi. Ikibazo cyose ndi bukubaze sura kinsubiza. Igishoboka icyo numva nshoboye ndagisubiza, cyo nari bushobore uramfasha. Chantal yatakaje ubusugi ryari? Urajya ngukire ku karubanda koko? Nose ko wambwiye kuri ubunsubize kandi nkaba ndi kukubaza. Ye baba we. Okay. Chantal nubu aracyari isugi. Wabyaye uteze utajya kutubeshya kandi uyu mukino ugira amategeko awugenga, turaguhana. Sorry ni mumpane, reka noneho nisubireho. Ushobora kutubwira wenda nawe mfite imyaka iyi n'iyi, ibyo birahagije? Yego, icyo nicyo kibazo nakubajije. Okay, ntabwo nabisobanukiwe. Chantal yatakaje ubusugi 2008. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 19. None Chantal, impamvu ngwajije icyo kibazo nuko wambwiye kuri umubyeyi, nihe nama wabwira abakobwa batakaza ubusugi bwabo batarashinga ingo? Abana b'abakobwa rero batakaza ubusugi batarashinga ingo, biriya bintu birababaza, biriya ntabwo ari byiza. Wenda ubu ngubu ibyo biri kugenda naho ibyo ngenda numva hanze cyangwa numva n'abandi bantu, hari ibyo kumva nk'umutipe cyangwa se umuntu umugabo ati kurongora isugi biragatsindwa n'Imana, ariko urabyumva hanze biriho babivuga ni biriho, ariko ku gihe cyacu ryabaga ari nk'ishema, ryabaga ari garade uvuga ngo umugabo wanjye atazasanga rwose hari ukuntu agaseke kapfunduwe. Wakoraga ibishoboka byose kwirinda ati ndabitse rwose mbikiye uw'Imana izantoranyiriza. Chantal, ni iki kikubabaza mu buzima busanzwe umuntu ashobora kugukorera uko ukavuga ngo ndababaye? Nge uzi ikintu kimbabaza kurenza ibindi, mbabazwa no kuba naba ngukunda wenda ukanyereka ko wankundaga, ariko nyuma nkazaza kumenya yuko utankundaga, wandyaryaga. Mbese ubabazwa n'umuntu ukuryarya? Umuntu ndyarya arambabaza pe, kuko afaza ariko yanga umbwire ngo urankunda utankunda, ubu twakwibanira gutyo. Chantal, ushimishwa n'iki? Rero buriya ngewe ibintu bishimisha ni byinshi. Ngiye nkunda cyane cyane nishima iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye, ariko cyane umunezero wanjye ukahaguruka ndi kumwe na timu Nyirankotsi. Oya wiriseka. Twagiye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe. Ni mu buzima bw'ibyo ndi kukubwira. Impamvu nkubwiye ngo timu Nyirankotsi niho hantu nasanze abantu twe tubana batafite uburyarya. Yego. Kuko impamvu mbikubweho nagiye mpura n'inshuti nyinshi zikanyeka ko zinkunda, zikanyereka yuko turi kumwe kandi nyamara barambeshya. Kuko mfite amagrupe menshi y'abantu menshi pe, ariko izo groupe zose nta mbuto zagiye zikunda kunyerera. Ariko ninjiye muri groupe ya Nyirankotsa
nsanga abantu barimo umuntu waho iyo akubwiye ngo ndagukunda abagukunda, iyo akubwiye ngo ndakwanga abakwanga. Rero niho hantu nishimiye, numva ko nongeye kubona umuryango bundi bushya. Ni ukuri si ukubeshya uburyo ki abantu bo muri Nyirankotsa twabaye inshuti, tukaba nkagira bamwe mpambukira nkabagana kuntu byagiye bingora mu buzima bwanjye. Harimo n'ibyo abavandimwe banjye batazi, ariko harimo inshuti n'abavandimwe nabonye muri Nyirankotsa mbasha kubaganirira kandi bantega amatwi, ngirirwa amahirwe ibyo mbaganire sinabyumva hanze, mpita numva ko arizo nshuti zanjye za mbere zibanze kuri jye. Yego. Chantal, mu buzima habaho gukosa, habaho no gukora neza. Ninde muntu wumva wakoshereje ushobora gusaba imbabazi nonaha unazimusabira imbere ya kamera? Ya wenda umuntu nawe narakoshereje cyangwa se ukumva nyine ukumva ni ukuvuga ngo ntago ngiye kukubwira ngo usabe imbabazi umuntu wumva utarababarira cyangwa wumva utashaka kubabarira, ahubwo mu buzima habaho gukosa. Hari igihe ukora ikosa noneho nyuma ukajya wumva umutima uradiha ukavuga ati runaka naramubabaje, icyama amahirwe basi nkongera kubonana nawe namusaba imbabazi. Ashobora kuba umubyeyi wawe, ashobora kuba umuturanyi wawe, ashobora kuba inshuti yawe, ashobora kuba umuvandimwe wawe, ashobora kuba uwo mwakoranye, ariko ukumva umubonye wamusaba imbabazi. Uwo muntu niwe nshaka ko usabira imbabazi imbere ya kamera, niwe wanamukoshereje nyine ubu uratubwira ikintu wari wamukoshereje, cyangwa se uvuga ati runaka naramukoshereje mu buryo ntashatse kuvuga ariko musabye imbabazi imbere ya kamera. Ko wenda mu buzima busanzwe tugiye hanze nta muntu numva naba narakoshereje ku buryo wenda naba mfite ikidodo ku mutima, yaba muri famiye yanjye ntawe, ariko Abanyarwanda ndibuka ko rimwe nyakubahwa nigeze nkurakaza numva ndanakubabaje. Oya reka mbivuge. Oya none nakubwiye mu bacuti mu bavandimwe. Oya mu bacuti ntabo, mu bacuti bo ntabo, nta muntu ugeze mwosereza cyangwa se ngo mubabaze numve ko namwige musaba imbabazi. Twaga n'utuntu tuto twabaye naramwige nko mwanti mbabarira rwose birangire. Ariko aho ngaho ho impamvu mbivuze suko turi kumwe akakanya. Oya ubyumve ko nubundi icyo gihe yubajije umuntu gutyo ariye ko mangata wikontorora ukikorogosha batamwana kuri umuntu naba narakoshereje ninde. Ndumva icyo gihe ko urabona twa muri company yacu Beura Production hari amahame twagiraga, hari amahame twagenderagaho, n'ubu tukigenderaho. Rero nyakubahwa icyo gihe nayarenzeho kandi umpanye numva yuko sinagenda numva nishimiye igihano mpaye mu mutima, sinigeze mbikubwa nta n'umuntu ngeze mbibwira, ariko nagiye mbabaye ndavuga nti buriya kuriya yakagombye kumpana kuriyo aranambangamiye. Ariko nyuma nje kuganira n'abantu bagenda baba mu makampani atandukanye, nk'uwo mbashije kuganira nkamubwira nti ngiyewe nakoranaga n'umuyobozi wanjye gutya na gutya gutya na gutya, ariko nyuma nza kujya gukorera ahandi hantu ntamumenyesheje arampagarika. Barambwira ati ni amakosa kiriya gihe uragenda ukegera umuyobozi wawe akaba ari uguha uburenganzira bwo kujya gukora, kuko na ntiyakwanga ko utera imbere. Numva nsubije ubwenge nyuma, numva ndababaye mu mutima wanjye. Yakubana ukuri mbabarira pe, ndakubabariye koko ntago wansabira imbere imbabazi imbere ya kamera ngo mbure kuzigwana abandi umubyeyi gito. Ndakubabariye kandi nta nubwo ijyano nagwaye ndabisi kirakakaye nk'umubyeyi kirakakaye cyangwa se nk'umuyobozi wawe kirakakaye, ariko nawo ni wo wari umwanya mwiza kugira ngo witekerezeho. Ntekereza ko ubu ngubu naho wajya gukora mu yindi company cyangwa se naho wahura n'ikintu nka kiriya wamenya uburyo ukitwaramo ku buryo kidakomeretsa uwo mukorana cyangwa ngo kibangamira aho ugiye gukora. Turacyari ku bibazo byanjye, ngiye mbaza ibibazo kandi byitonze ariko bifite umumaro. Ninde muntu wagushimishije, wagukorera ikintu kikagushimisha wumva washimira imbere ya kamera? Aho ndifashe. Bivuga ko utarishima na rimwe mu buzima se? Ndifashe. Shanta ako kantu unyujijemo si sawa, nukuvuga ngo nturishima na rimwe mu buzima? Uya muyobozi nyakubahwa ndifashe. Basi se niba udashaka no kumuvuga yari yagukoreye iki wumvishe kigushimishije? Kandi nifashe. Oya wifashe kumuvuga, ariko se yari yagukoreye iki cyatumye wumva wishima? Hindura sije. Shanta ko mbizi kuri umunyakuri kuki uri kumbeshya? Uya ho hindura sije rwose. Nakubwiye basi ntumushimire ngo umuvuge, ariko se yari yagukoreye iki cyatumye wumva wishima?
kuko mu buzima hari ibintu bishimisha sibyo nka buri ushobora kuvuga ati mbyara imfura yanjye byaranshimishije tugahita tumenya ko watumye wishima ari umugabo wawe sibyo niki yari yagukoreye cyatumye wishima ariko mvu utavugira imbere ya kamera ubu ngubu tugiye kuba wenda tubivuze yabimenya reka nshimire mama wanyibarutse yego reka mushimire mama wanyibarutse ndagushimiye aho uri mama w'umuntu aba ari umuntu mama w'umuntu aba ari umuntu ukomeye umuntu wemera kugutwita amezi 9 akakubyara akakonsa ntakwicisha inzara umaze kuvuka ukanywa ukagira tubere tuza akarwana nabyo kugira ngo tube tudasubirayo ntakwicisha inzara mama ndagushimiye aho waba uri hose niyo waba utazabasha kureba ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi wenda uzumva n'ababibonye bazavuga ati umukobwa wawe yaragushimiye umukobwa yaragushimiye ko mugiriye neza tugana ku musozo w'ikiganiro ni icyumva wabwira abanyarwanda badukurikirana umunsi ku wundi ikintu wabwira abanyarwanda badukurikira umunsi ku wundi ni ukuri ni uko bajya badukurikirana pe bakatureba bakaduha ibitekerezo byabo mbese n'amakomenti yabo turayakeneye cyane cyangwa se tugeze turi kugana ku musozo w'ikiganiro twari tumaze gushimira abantu badukurikirana tunabasaba yuko badutera inkunga yo gukomeza kudukurikirana batanga komenti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Chantal, ni ikihe kibazo wumvaga wari witeguye ko ndi bukubaze ntakubajije? Ikibazo nari niteguye kuri bumbaze numvaga wenda wari kumbaza ngo ubyara bwa mbere byari bimeze gute, none ntacyo wambajije. Okay, ngaho igisubize koko urakibajije noneho usubize. Ndibaza kandi okay, Chantal ubyara bwa mbere byari bimeze gute? Nkwibukije koko ibintu wari kumbaza, niyo mpamvu nari nkubajije koko hari undi muntu nawe umeze nkanjye wifuzaga kubimenya none urabimuvugiye. Nge byambereye ikose njya gushaka umugabo baramwanga ngo kurongorwa ngo nicyo kintu cya mbere kwisi. Oya kibabaza ugiye kurongorwa bwa mbere. Ushatse kuvuga ngo bagusugiye ari bwo bwa mbere bwa mbere. Umugabo yubahwe pe nawe arabizi. Niko gashya kuza cyakora pepe. Chantal, tukiri aho ngaho hari ikintu unyibukije mu kanya ukoze kuri seti bituma ntekereza ibindi bintu nuko ntagiriwe amahirwe yo kuba umugabo wawe. Umugabo agufashe uri kumuca inyuma urangije aramubwira ati ariko sheri ukunzi ko kurabona ubu buriri ari ikintu cyahabereye, ubundi wumvaga hari bube habereye iki? Baba data we. Ariko ni ibintu byumvikana ahantu hakorewe ibintu hafite itandukaniro n'uburiri bwaba bwasasutse. Ariko ntabwo ari kuri bose, ariko nta kindi twabwirwa n'iki naba babikorera ku buriri gusa. Biriya babyita amatakirangoyi. Abantu bareba filime ntazababeshye biriya n'amatakirangoyi bari babikoze. Ariko nawe ubundi burya hari ibintu utazi. Buriya umugore igitsina gore ahava akagera niyo wamufata neza umugabo amuri hejuru ntabwo yabyemera. Ntabwo yabyemera. Uba mwigiza nkana. Niyo mpamvu nibereye umugabo ubahwa ndubashye. Kuko abantu badukurikirana ntimubizi ko ndi umugabo rata ufite abana 6 atunze yishyurira amashuri. Ndi umugabo, niyo mpamvu nanze kuba umugore koko ntabwo nari kujya mbivamo ibintu byo kwisobanura ku mugabo. Okay, ndabashimiye rero mwese mwadukurikiranye, ngushimiye ko wakoze subscribe. Niba utarayikora ndakwinginze kanda aho nganditse amagambo atukura, nta kintu bisaba uretse kujomba urutoki, kandi urutoki rwawe rwose nurushyiraho nta mashanyarazi agufata. Ikindi ndagushimiye ko ukurikirana filime zacu umunsi ku wundi. Nkuko mumaze kubimenyera ni ibara ry'urukundo saa 7 zuzuye. Umuruho w'isano nawo mwarabibonye ko finali yasohotse, ariko tubizeza ko tuzabakorera season ya 2 vuba bidatinze saa 9 n'igice. Ubwo ngo tugiye kujya tubahereza ibiri hubu saa 12 ibiri hubu, ubwo tuzabahereza episode 2 ku munsi. Mukomeze mudukurikirane, mbizeza kandi ko projet nshyashya iri mu nzira. Ni season nshyashya irimo inyigisho, irimo abakinnyi mukunda,
irimo abahanga, irimo n'abakinnyi benshi bo muri timu Nyirankotsa nk'uko nabibemereye. Ikiganiro cyo gihora ari akagaruka. Ciao ciao. Bye.